n'umukobwa ubwo asigaza akabitwikira ubundi muhungu utakora umuti umuhungu udakubita imbeba umugabo n'umushaka kubikura muga mwana Okay, uno ni Neodo Rwanda. Kuri Neodo Rwanda niho ubasha kuba mudusanga, nitwa Neodo cyangwa se Eugene. Weho bakwita ngo iki? Let's go, let's get uri kumwe na Mr. Fab cyangwa se Fab. Wewe. Nanjye Sam. Okay, turi kumwe n'aba bajene ariko dufite topic akakanya igira iti urukundo rwa zamani rwa kera n'urwobo ngo ndagira ngo rwose mumbwire urusa nkaho rumeze bien ari uruhu niherewe ngewe urukundo buriya rwa kera rusa nkaho ari rwo rumeze fresh kurenza kuko rwa kera harimo gutinyana akazamo n'akantu nyine ko kubwizanya ukuri ariko ibyungu uko mbibona ni uguhura rimwe kabiri abandi babyita ngo barama ngo biteho ngo bitaho nigenge oya bivuge mu mazina yawe yitangira kubinoza se cyangwa koga gahindu nagahita yiciraho se ariko myukoza samura byumvute bikuvuga ngo ukuntu bubibona nk'iminsi y'urukundo nako nyine bitewe n'ukuntu ubuzima bugeze ubona ko ari ibintu bisa nk'urwapfa byabaye business mpamvu udafite icyo umwana we ntabwo niko mbona uko nyine cyakoze bivuze ibyo byo nibyo ariko rero uruhande rumwe twakirenganya urundi twarenganya nabo abasore b'ubu nta mafaranga tukigira ba papa wacu nibo bari papa wanjye nawe urana sheri wanjye akamushyira mu modoka namushyira muri karavafo ntabwo twakavuze ngo amafaranga kuba adahari byica urukundo none se ubundi abantu ntibashaka gukunda na bake nta mafaranga nta rukundo none se umushatse muri ze bakuru bacu bashatse badafite bayafite cyangwa ntibabanye ntibashaka none se mushatse kumbwira yuko noneho ababebi bo mwino minsi bakunda ibiceri kuruta barusha ahubwo barusha no banyiri kuyakora urabona ngo ba papa wacu yabaga afite munsi y'urugo iminsi umenya korega n'abakobwa nabo bagira amafaranga umukobwa nawe asigaye kureba akabona niba nkurusha ubushobozi abantu bigafifi akubonamo nk'agafifi kandi ubundi nta kintu urazi uri kumbwira niyo mpamvu nabo ntabwo ari kubabona ngo ni amafaranga ntabwo twajya ngo tubarenganye cyane kumva nawe ku ruhande rumwe wamwumva nese wowe nkawe ibibazo uri umukobwa kubona umusore araje ni tusipoze ukorera ibihumbi wenda 300 ku kwezi ngubona umusore uhembwa 25 wumva mwavuga n'ikigo ngo urwo rukundo rwazaba urukundo none hano muri uzaza muri telefone ukaba motari none nge muri telefone nkazaba wa undi wigare cyabana nakaba umudozi cyane ariko hagati aho ngaho sinzi uburyo nge ndi kumva bw'icyo kintu sibyo ababebi b'ubu ngubu nawe nyine ntabwo wajya kwisimbukuruza sibyo uriya kwisimbukuruza ni nko gushaka kugira ngo ujye gufata kiriya kintu kiri hariya kandi nta bushobozi ubifitiye rero reka dukuremo ikintu cyo kwisimbukuruza noneho twebwe twizane urukundo rwa zamani sibyo n'urwuwo njyewe ndagira ngo mubintandukanyirize uburyo bisigaye bimeze ubu ngubu kuko njyewe ndumva mwese nuza samu dushaka kubatunga Fabu nawe urabizi sibyo urabizi tukiga hariya njyewe nkundana n'umubebi bwa mbere sibyo twarinze dutandukana ntaramufata ku rutugu urumva ubwo urambwira yuko ntabwo ari zamani cyane ariko icyo gihe hari indangagaciro abana b'ubu ngubu noneho bo barandenze ubu ngubu ibintu bisigaye bakora sinana impamvu ni uko abenshi bari ku mbuga nkoranyambaga njyewe ndabona Rihanna ari kumwe n'akanaka nibahoberana nimbwira shirati kutamubero ndayishaka oya n'ikindi ni ukuvuga ngo urukundo rw'ubu abantu benshi basigaye bumva kurwo expose nta kintu kera urumva abantu barakundana bakaba bati se ubundi mu rugo niyo yamenye ko nkurukana n'umusore ariko umuntu asigaye avuga ati nigaragaza ko nkundana n'umuntu ndibambara neza ko umuntu uteretse nyine yambara neza kubera mushyizemo wenda agasire runaka cyane ati nyine abyerekana biragorana cyane reka nigaragaze nyine mwereka abandi babone ko mukunda
igihe nikigera tugatandukana ikiba kitaragera turiho tukiri kumwe ubwo nyine ko hari bitandukanye n'ibyakira ariko ibya kera nibyo byiza kubera ko nanjye iyo nabaga nzi ko ndibuze kujya gutereta wa mwana imirongo nabaga nayiteguye rimwe na rimwe ugenda tukavugana atanandeba mu maso tukavugana yirebera ku ruhande umva ndishimye. ikindi noneho ubu ngubu usigaye no gusohoka ntabwo mwasohokera ahantu hari aho ngaho ubu ngubu mbere se ko twe twagendaga tukicara no mu mwasohokaga mugasohokera hari ahantu twitaga muri naca muri natire sinzi niba aho hantu ariko abantu bari bwakurikira iki kiganiro muri natire umuntu wese wize segonderi arahazi menya nta kigo kitagiraga natire urumva rero aho ngaho nk'abantu babaga baturiye ibyo bigo wasohokerana n'umwana aho hantu kuganira gusa ukumva birakunyuze ariko ubu ngubu ntutabinoza ntabwo biraza kuvamo urabyumva mumara ukwezi konyine ni ukuvuga ngo ikintu nyine ubona kibitandukanye cyane ubona kera wakundaga umukobwa wamara kumukunda uko biri kose reka mbishyiremo akantu ka prive nyine sibi yasa sinama kavuga uti ubu ngubu umuntu asigaye bati n'umukobwa ubwo asigaye akabitwibwira ubundi muhungu udakora umuti umuhungu udakubita imbeba umugabo n'umushaka kubikura mwana ariko kera ibibazo ko wakundaga n'umunyaka gatanu noneho umunsi imyaka 8 n'uwo munsi wo mukuye mushaka nyuma kuyigira ngo ikubite bikagora ariko kwa mbere murabo kwa gatatu bo muyikubita yako nanjye aho bafite igihe mu kugira ngo ako byo kumubona ariko mu bebe ubu ngubu bo barakangutse wa muntu barakangutse ibintu bya kera umva impamvu ngemi kera cyane yenda tutarebeye ku rwacu uko generasiyo zagiye zigenda zitandukana kera nk'uko papa cyangwa sogoko babivuga wewe warakoraga